Imana yonyine niyinzi we nta cyari cyo nk'umuntu nta nubwo ashinzwe no kumenya aramenya suni ngo marira iki nta kintu yamarira kurakaye. Hanyuma mu minsi yashize hari ikiganiro nta nubwo hashize iminsi myinshi ubu bita super manager yavuze ati Laila tuwo Laila nuwahe ntawe nzi akajya baza ati vava uharyo witwa nde ko ngiye bavuga na management yanjye ati nawe sinkuzi ngewe nubwo wahawe amafaranga ko ngifasha benshi ntago nkuzi ko mwana abonye abihakana katabazi nyamara ari wa muntu mwavuganye. Hanyuma hari ikiganiro uherutse gukora ndetse ndasoma comment yacyo ati yewe ntago ubeshye koko urasa n'uwakoresheje amarozi. Nigize nyura mu bintu by'abapfumu ibyo nabyo bikoze ikiganiro abapfumu ko kwabonaga ibyo wifuzaga kugeraho byabaragezweho icyo gihe. Jewe nizere mu mbaraga z'abapfumu ndanabikoresha. Hanyuma twikomereze vava yongeye ayisubira kandi mu cyaro. Yego vava by'aka kanya buryo yasubiyemo mu cyaro ni nk'ubwa mbere. Hanyuma bwo byibuze byari byateganyijwe cyangwa se nanone yaragutunguye ejo ndi mbwo twakoranye ikiganiro arambwira uti ngewe rwose nyine ati bibaye ngombwa narakara bitaba ngombwa sindakare cyangwa nabwo yaragutunga arakubwira uti ngewe mgiye mu rugo gusa. Hanyuma ari ikiganiro nanone cyagaragaye n'umusore bakundana ndetse comment sinzi bazisomye benshi bati turabinginze mwabanyamakuru mwe mubwire manager mube hafi hagari igihe cyiza cyo guhiteruka mu basore. Abandi bati ntago byaba byiza ko yahita yirukanyira mu nkundo aka kanya kuko ari n'uwamukunda. From day one nyihura na vava nahise mwiga menya uwo ari we n'ibyo akunda n'ibyo yanga. So ngira uko mutwara nyira ibyo hari ibyo ndeka mbibona ko rwose byanandemereye ariko nkabireka kuko numva ko ari kwizima nyine ntago ari bubiveho. Imbogamizi rero ziracyari za zindi ntabwo jewe njya nterwa isoni cyangwa ngo nterwe ipfunwe n'uwo ndiwe n'uwo nahoze ndiwe naho nkomoka. Ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 12. I'm the last born ndi kadete. Ntabwo turiho twese twabaye Burundi niho navukiye twese niho twavukiye. Hanyuma no kuvuga abana babiri ugize umugisha ubu wajye gusaba Imana nzabona umugabo ariko wahita yemera n'abana banjye. Ese iyo uza kubona nka mugabo ukamukunda ariko akaba yakubwira atabana ntago nahita mbakira. Laila ntago ndi bukubaze ngo ukivuga ariko hari igikomere cy'urushako wagize twebwe uyu munsi si ngombwa kwagisohora ariko byibuze umutima wawe wicara kuvuga uti Imana sinzongeye guhura n'igikomere mu rushako nk'icyo nahuye nacyo bwa mbere. Amateka yanjye y'urushako narayatanze. So nasobanuye ku buryo kinakunze umusore turakundana turabana bisa nk'aho ari igihe ubishyizemo imbaraga mu mibanire yanjye nawe. Ntekereza ko ariyo mpamvu atabihaye agaciro ntibibe successful. So GASARO TV. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merere mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo. Umunsi turi kumwe na Laila manager wa Dore IMBOGO. Ndabona yishimye cyane ari guseka ndetse nzi neza ko benshi munezerewe ko uyu munsi yishimye. Sibyo Laila? Ndashimira Imana. Umeze gute? Ndashima. Ariko abantu benshi baragushaka koko. Abantu bamereye nabati duye nimero natwa tumanaging pe ndagira ngo nabasubirize hano maze kubona nk'abantu nk'icumi bamugati tubaride nimero dufite impano mbese ubona ko nabafite inyota yo kwaba manager wawe. Ntabwo ari wowe gusa hari n'abandi benshi bagenda banyuraho na
bakananyura no kuri vava akabasharinga namba nta mutima mubagira yego nta mutima mubagira kandi nawe yarabyivuye ati rwose muzafashe n'abandi Yego. ati ntabwo nshaka kwiharira ikibuga jyenyine so ni uburenganzira bwe kubivuga gutyo ariko ku ruhande rwanjye by'aka kanya ndahuze biragoye kugira igisubizo nabaha si uko ntabafasha kuko hari aho bishoboka ko nabafasha mbifitiye n'uwo mwanya yego nabafasha ariko by'aka kanya ndacyahuze uracyahuze muri make ni ukuvuga ni vava wenyine ufite mu nshingano muri aka kanya muri aka kanya mfite vava wenyine mu nshingano okay Imana ishimwe hanyuma amakuru y'iminsi ndashimira Imana meze neza ndabona rwose umunsi wanezerewe abantu iwanjye rwose barababaye cyane babona Layira babaye babona rira benshi turi mu mama uzonge umuganirize basi turababaye comment igihumbi kabisa zarageze benshi bavuga turi mu mama kubona ari kurira turababaye ariko uyu munsi dushima Imana ko Layira ari guseka urabona ko akeye ko maso aranezerewe ndabashimiye cyane banyeretse urukundo hari n'abampamagaye barambwira ati rwose nta komera bibaho ariko komera turi kumwe nawe ariko ndabishimira n'Imana ko wa mugani byagenze neza kandi n'abimana ibaha umugisha amena hanyuma mu minsi yashize hari ikiganiro nta nubwo hashize iminsi myinshi ubu bita super manager yavuze ati Layira tuwo Layira nuwahe ntawe nzi akajya baza ati vava uharyo witwa nde ko ngiye bavugana na management yanjye ati nawe sinkuzi ngewe nubwo wahawe amafaranga ko ngifasha benshi ntago nkuzi ko mwana abonye abihakana katabazi nyamara ari wa muntu mwavuganye akavugana na vava bakanahura biriya bintu wabyakire gute ndetse mbona vava nejo yari yababaye cyane muri interview ati wa mugabo we atujye ukinisha abandi ngewe ibi bintu rwose maze kubirambirwa ubona ko nawe bimaze kumubabaza ntabwo uriya namutakazaho umwanya kuko ntawe ari we wo kumenya abanyarwanda bose of course ntabwo anzi yenda kubera yuko ninde se ahubwo kumenya abo bantu bose Imana yonyine niyinzi we nta cyari cyo nk'umuntu nta nubwo ashinzwe no kumenya aramenya suni ngo amarira iki nta kintu yamarira kurakaye Layira ahantu ko usizemo kuri kwinshi ukuri kuba kugomba guhabwa abo bagukwiriye abo bakwiriye ukuri baba bagomba kuguhabwa bajya bavuga ngo ukuri ngo guca mu ziko ntigushya rero uko byagenda kose ugize ibyo ubeshya abantu bakunyomoza uriya arabizi hari ibiganiro byinshi nakoze tunavugana kuri telefone face to face ntabwo anzi ariko aranzi nka Layira ubwo rero kuvuga ngo ntabwo anzi nta kintu biri buhindure kuri value yanjye nta nicyo biri bwongeye kuba yamenya nta kintu byakongera kuri value yanjye Imana yonyine niyo ifite icyo yakora kuri ibyo byombi jambo ko rikomeye byarakubabaje ntabwo byambabaje nababazwa n'iki se ko nta gihombo mbifitemo kumenya no kutamenya nta nyungu nta n'igihombo hanyuma ari kubwira vava ati ngo akazi ko koza imodoka ati ndabona ubabaye udafite ahubwo nyamara tuzi neza ko uyu munsi ameze neza nawe arabivuga uti manager wanjye nta kibazo mfitanye nawe noneho twarasubiranye ndetse tunabanye neza biriya yabivuze kubera ko yamwaraguritse nk'uko umwana yamusubije bari kumwe aramubwira ati rwose ndagusabye iyo mikino yawe y'abahaze ujya kuyikina nabo muri ku rwego rumwe jyewe undeke jyenyine iryo jambo nk'umuntu mukuru nk'umuntu wumva yaritekerejeho aramwaragurika rero ashaka kumwimpressiona akoresha nanone akora ikosa kurindi ntabwo vava ku akazi ko koza imodoka kuba yaramubwiye ko akora akazi ko mu rugo suko ariko akwiye hari byinshi yakora kandi afite agaciro rero yimubarira kuri uru rwego ngo amwandamayininge yumve ko kuba yarakoze akazi ko mu rugo ko hari ibindi atashobora hari byinshi cyane yashobora na cyane ko hari ibyo yagaragaje yashoboye guha ibyishimo abanyarwanda icyo rero nacyubahe yumve ko ibyo ngibyo Imana yamugejejeho hari n'ibindi yamugezaho birenze ibyo hanyuma hari ikiganiro uherutse gukora ndetse ndasoma komenti yacyo ati yewe ntago ubeshye koko urasa n'uwakoresheje amarozi kubera iki umuntu ashobora kuba yatanga
bimwe mu byo yaciyemo ugasanga hari abantu bahise babyuririraho ati uberewe no kuba wakoresha uburozi. Ibyo ni ukuri ko wabivuze kubera yuko ntabwo yashatse kumva message nashatse gutanga, kandi burya bajya bavuga ngo utazi yava ntamenya niyajya. Ntabwo ntewe isoni zo kuvuga jewe ibyo nanyuzemo, nta nubwo ntewe n'ipfunwe ryo kuvuga uwo ndiwe. Byaka kanya nemera Imana. Yego. Icyo gihe ntabwo yemeraga? Narabivangaga. Yenda ku banyarwanda batazi impamvu iyo comment, ni ikiganiro natanzeho mvuga ko nigize nyura mu bintu by'abapfumu. Ibyo nabyo bikoze ikiganiro. Ntabwo rero jewe nimba nemera Imana, ntabwo ntewe isoni, nta nubwo ntewe ipfunwe ryo kuvuga aho yankuye. Ndamutse ntahavuze ntanahemera, nta nubwo naba nemera ko nemera Imana, nta nubwo naba nemera ibyo yakoze. Ndayemera, yangiriye neza, yankuye muri ibyo. Yego. Hanyuma hari imbaraga bajya bavuga ngo z'abapfumu, bamwe bakavuga ko abapfumu batabaho. Laila, nkawe wenda ahahise hawe ntabwo turi kureba no munsi, abapfumu ko kwabonaga ibyo wifuzaga kugeraho byabaragezweho icyo gihe muhahise hawe? Nkunda kubivuga, Satani nawe arakora ariko agakorera mu kinyoma. Jewe nizere mu mbaraga z'abapfumu, ndanabikoresha bigakora. Bigakora ariko byako kanya, kuko nabigiyemo ndi muri kariyeri y'ubucuruzi, mvuga ngo bimfashe kunguka gucuruza cyane. Nabivuzeho, nabitanzeho ikiganiro ngira ngo inshuro irenze imwe, aho maje kumenyera Imana nabivuzeho. So byarakoraga, bigakora aka kanya, ariko bikanakuzanira ibyo ushaka, yego, ariko bya bindi nanone ukabibasubiza. Donc ukabisubizayo nyine. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo Satani arakora ariko agakorera mu kinyoma. Ntabwo aguha ngo uguma n'ibyo aguhaye, urongera ukabimusubiza. Ukabona ubutunze ko n'undi ukabusubiza hahandi wagiye kubushakira. Exactly. Hanyuma hari abakoresha none imyuka ngo abagabo babakunde. Urwo rwego ntabwo rwigeze igeraho? Kubera ko impamvu yatumye njya muri ibyo bwari ugucuruza. Byari muri aim, nafite impamvu, reka mbivuge muri intego. Nari mfite intego yo kugira ngo nunguke mu bucuruzi bwanjye. Ibyo bintu by'abagabo ntabwo nari mbirimo. Ubwo ariko nabyo nizera ko bishoboka, kuko nimba bagufashije wa mugani kubona customers, bakagufasha mu bucuruzi bwawe, urumva ko bafite n'imbaraga zo gukora n'ibyo bindi. Hanyuma twikomereze, Vava yongeye asubira kandi mu cyaro. Yego. Vava by'aka kanya, buryo yasubiyemo mu cyaro ni nk'ubwa mbere, nubwo bwa mbere babyumviseho nabi. Yasubiye mu buryo bwa business. Ni uburyo bwa business, ntari buvuge kuko it's her private life. Nta mpamvu yuko mbivugaho, we nabishaka arabyivugiraho, ariko yagiye mu buryo bwa business. Ni umwana ufite ishyaka ryo gutera imbere akanateza imbere ahakomoka, abaho akomoka. Hanyuma bwo byibuze byari byateganyijwe cyangwa se nanone yaragutunguye? Ejo ndimwe twakoranye ikiganiro arambwira uti ngewe rwose nyine ati bibaye ngombwa narakara, bitaba ngombwa sindakare, cyangwa nabwo yaragutunga arakubwira uti ngewe mgiye mu rugo gusa? Oya, twari tumaze iminsi tubizi, yari yarabimbwiye, kuko aho yaboneye support yahise ambwira plan y'ibyo ateganya gukora n'iki, mugiraho inama n'umurongo agomba kubinyuzamo. Ndamubwira nti rero amafaranga ntabwo abikika, biba byiza uko bisobangura ibyo uteganya gukora ukabikora wihuse. Yego. Yanyumviye, ni ibyo yagiye mu buryo bwa business. Yego. Imana ishimwe ko yagiye mu buryo bwiza, nta kibazo gihari, kandi uzakomeze umufasha wa mugari nashaka guteza imbere wabo n'undi ukakomeza bivuga, ujye umureka agende, ntacyo bitwaye. Hari icyo bitwaye se Laila? Nta kintu bintwaye habe na gatoya. Hanyuma ari ikiganiro nanone cyagaragaye n'umusore bakundana, ndetse comment sinzi bazisomye benshi bati
turabinginze mwe abanyamakuru mwe mubwire manager mube hafi hagari igihe cyiza cyo guhiteruka mu basore abandi bati ntago byaba byiza ko yahita yirukanyira mu nkundo aka kanya kuko ari n'uwamukunda arukiye utwo amaze kugeraho donc ubona ko benshi bari kuguha task cyangwa se inshingano z'uko wamureberera aho kugira ngo ahite yirukira mu kuba yajya mu bintu by'abasore. Barakoze cyane kuko burya n'abafana nabo ni baba bafite uruhare rukomeye rwo kuba kurebera aho ntabonye kubera yuko ntabwo ndi Imana irebera hose icyarimwe urwo ruhare rwabo reka ndushime ariko reka mbamara impungenge ntabwo Vava ari wa mukobwa wiyandayika ntabwo ari wa mukobwa ufata ibije ntabwo ari wa mukobwa ushidukira ibyo byose uriya muhungu bakoranye ikiganiro ejo ntabwo nakirebye cyanakozwe ntahari kuko nari ndi mu kazi nta sana afitanye nawe nta sana afitanye nawe kuko jyewe mperutse kubimubazaho mubaza nimba afite boyfriend nawe ariko yarabyivugiye mu biganiro yatanze ko hari umuryango ahora asaba Imana ko yazawushakamo ari wesheriwe nguba hariya rwose ntanabihakana ntabwo abihakana abivugaho ntabwo ari nayo mpamvu benshi bagize ngo nuriya koko waje mu kiganiro oya ntabwo ari we uriya muhungu waje mu kiganiro nta nubwo yarazi ko ari buzi so sinzi impamvu yabyo ku kiganiro sinanakirebye ngo menye ku ruhande rw'icyo yabivuzeho Vava we ntabwo yarazi ko ari uriya muhungu ari buzi nta kintu yari abiziho sinzi uburyo ki byakozwe cyane kutaruhari ntabwo nari mpari ariko ntabwo ari umukunzi we nta kibazo Vava nawe tuzamwibariza manager nawe tuzajya tumubaza bimwe nk'umuntu ureberera inyungu za Vava ariko nanone hari ibyo tuzajya twibariza Vava impamvu nenye kwaje nuko nakomeje mbonizo comment uti manager tabarira hafi manager uyu mukobwa bashaka kumurya imitungo cyangwa se udufaranga amaze kwibonera benshi bahita bavuga uti uyu ashobora kuri bari wa musore ntabwo Vava nkuko nakomeje kubivuga ntabwo ahubuka ntabwo yazana umukunzi we nkuko ntabizi atabimbwiye kuko mperutse no kubikoramo urwenya turi kumwe twicaye ndamubwira ntuzaza n'umukunzi azasuhuze mukuru wawe mubwira ati mfite mukuru wanjye mbana nawe ntuzamuzane amusuhuze so arambwira ati tuzajya kumusura ahubwo mu cyaro so ntabwo rero mpamya ko yaba yaje simbizi reka ndeke kumuhakanira kuko yenda birashoboka ko yaba ari umukunzi we yaje atunguranye ntabizi nyuma yuko twaganiriye ariko ku makuru jyewe mfite naganiriye nawe ntabwo nabyemeza ko yaba ari umukunzi we kuko bitewe n'ibyo twaganiriye yego hanyuma ni izimbogamizi ukomeje kugenda uhura nazo nka manager ni ibintu bimwe na bimwe bitoroha rimwe umuntu akavugirwa amagambo Laila ni inyungu arimo Laila no kugira ngo akoreshe Vava nk'igishoro Laila mbese urubona ko havugwa byinshi bitandukanye nyamara nawe ntago wigize perfect wabuze uti nubwo ndi manager nanjye hari contract ntashaka ko uyu munsi wenda abanyamakuru cyangwa se abantu mwebwe mwinjiramo ariko irahari ntabwo reka nsubiza abo bavuze ko Vava mubonamo nk'igishoro kubera yuko jyewe ntabwo ndi birora hazaza ngo mbe naratangiye ibi bintu nteganya ko nzabigiramo inyungu nzabisaruriramo narabisobanuye natangiye ibi bintu mbishyizemo urukundo n'ubwitange mfasha Vava bimajije kugera kuri level iyi mubona mbona ko hari abazaza bamusamire hejuru nk'abo bose baba batazi uko ibintu byatangiye bakabidobya nta nubwo ari nanjye wafashe intego initiative yo gukora contract nawe naramwegereye ndamubwira byari bitaranagera kuri iyi level byari bitara booming we yaranyegereye arambwira ngo n'ubundi usanzwe ndeberera usanzwe umfasha usanzwe umpa inama usanzwe umfasha no mu bundi buryo reka dukorane ureberere inyungu zanjye niwe wazanye icyo gitekerezo n'ibiri mu masezerano niwe wazanye icyo gitekerezo nakoze amasezerano ngendeye ku cyifuzo cye ntabwo nigize
mushyiramo ibyo bindi twaricaye amapropozo tubiganiraho nanjye numva ko ntacyo bitwaye kuba namureberera kuko n'ubundi yarakeneye management ntabwo rero nari kwemera uwo nguwo wo hanze wo kuza kumukora management atazi uko byatangiye ashobora no kuba yamuremerera cyangwa iki ariko reka nkureho urujijo abo babishaka ntabwo vavalistic kuri jye abo babishaka nibaze banyegere banyereke icyo bamufitiye kirenze jye icyo mufitiye cyangwa icyo namuhaye cyangwa icyo ndi kumuha rwose tubiganireho bamukorere management ntabwo nimba hari ufite ibirenze ibyo jyewe mfite ndi bufunge umwana ndi bufunge vava ngo mubuze kugira abandi akorana nabo kuko nta rukundo nawe mufitiye urwo rukundo nirirwa mvuga ko mufitiye ntabwo n'abandi ufite uwo rero ubifite rwose ahawe ikaze nazanyegere tubiganireho anabinyereke kuko nzanakurikirana menye koko ibyo bintu yanyeretse ari kubishyira mu bikorwa imbogamizi ushobora kuba uhura nazo muri uru rugendo rwo kuba manager wa Vava ni ikihe kintu kijya kikugora rimwe na rimwe from day one nyihura na Vava nahise mwiga menya uwo ari we menya ibyo akunda n'ibyo yanga so ngira uko mutwara nyira ibyo hari ibyo ndeka mbibona ko rwose byanandemereye ariko nkabireka kuko numva ko ari kwizima nyine ntabwo ari bubiveho imbogamizi rero ziracyari za zindi ni ryazima ntabwo simvuze ko atumva ahubwo hari ibintu aba adasobanukiwe ariko ndizera yuko uko bizajya bigenda azajya agenda bisobanukirwa kuko nanjye ntabwo navutse cyangwa ngo nkure nzi ibintu byose ibi nzi ubu nabimenye kubera experience y'ubuzima nagiye ncamo namuhaye igihe nzi neza ko nawe azabimenya nkuko nanjye nabimenye hari umuntu ushobora gukora ikiganiro nka Layira wakibona kikaba cyakubabaza hari benshi bakora ibiganiro ninde ushobora kuba arakoze ikiganiro kikagukomeretsa kuri wowe ukavuga uti uyu muntu arankomerekeje sinjya nkomeretswa n'ibiganiro nk'ibyo sinjya nanakomeretswa na comments kubera yuko nta kibazo gripe sinjya nanakomeretswa na comment kubera yuko iyi si turimo nzi formula yayo buri wese ashobora kuvuga ibyo ashaka ushobora kuza ukankoraho inkuru umbeshyera unahimba rwose nkabyakira gutyo nyine kuko niko wabihisemo ni nako n'ubwenge bwawe bwakubwiye ufite n'inyungu bishakamo ntabwo nakubuza gusa hari aho biba bigomba kugarukira ngira ngo hari amategeko aba agomba gukurikizwa so ntabwo nabuza abantu kwidagadura this is a show busy ni imyidagaduro nyine ariko bajye bidagadura bagira aho bagarukiriza kuko ushobora kwidagadura ugashiduka babikoreyemo ibyaha kandi uwo ukoreye icyo cyaha abisobanukiwe neza ko ari icyaha azi n'aho agomba kubikurikiranira so nta muntu nzatunga urutoki nta n'uwo nzabuza kwidagadura ariko reka ndekeraho kandi wa mugani turi muri showbiz ni entertainment nyine turi ku entertaining abantu reka nkoresha iryo jambo buriya mbere yo kujyana umuntu mu mategeko uba wabanje no kubona impamvu umuntu yakoze icyo kintu ese biri intentionally cyangwa se birimo ikindi kintu kibi kibyihishe inyuma ku buryo ntabwo turi hano kugira ngo tugire abo tubambisha kuko nta n'inyungu twabibonamo kuko this is a show busy hari baravuzwe benshi cyane batari natwe baratuvuze rwose barabavuzwe n'abastari bakomeye baravugwa ariko ntabwo bige kuko tuzi si turimo iyo ariyo ni si ya show busy iyo ukurikiranye suko ntabikurikiranye suko abantu ntibamfate nabi ngo bumve ko ari uburyo bwo kutakomeza ibintu kutaremereza ibintu kutita ku bintu reka mbifate muri ubwo buryo ntibumve ko ari uburyo bwo kutita ku bintu narabikurikiranye ariko mbona nta rwango rubirimo ntabwo amwanga rwose nta kibi kiri muri ibi bintu ni uburyo bwa showbiz nyine ni uburyo bwa entertainment ni ukuryoshya mbese kuryoshya gusa nawe ajya agira ahagarukira kuko burya n'uwo bafite akoraho inkuru ntabwo aba abyumva neza so reka mbamare impungenge nta kibi kibirimo
kariya kantu kaba kabaye ntabwo kiriya kintu kiba cyabaye ntibumve ko nkoroheje, ni ikintu gikomeye kiremereye yego, ariko narabikurikiranye sanga nta rwango rubirimo. Nyir'ubwite nyir'ukubivuga nta rwango abifitemo, no nyir'ukubivugwaho avuga ko nawe ushobora kumuvuga akababara ariko bikasa akabirika bikagenda. So gusa ntiyumve ko hari hatakurikiranwa, iyo hari imirongo ishobora kurengwa bikaba ngombwa ko hitabazwa izindi nzego. Iyo ubona bitakiri showbiz ari ibindi nuko nanjye mba mbona mbisobanukiwe ibi bintu, mba mbona iyo ibintu bishya bijya bishyira. This is a showbiz, abantu ntibabifate nabi ngo bumve ko ntacyo nitayeho, nabirebyeho ariko nsanga narabibonye nsanga nta rwango rubirimo. Muri make ni show. It's a show. Manager rwose aratsekeje ati ni show rwose tuba twitangira, ariko wa mugani rimwe na rimwe arubikora nta rundi rwanga afite, ukabona nyine ni ukugira ngo mbese YouTube nyine wa mugani ihore igira innovation. Nta rwanga bifitiye, kuko iyo aza kuba mufite urwango cyangwa afite ikindi agamije kumugirira kirenze icyo, yari bubikore, ariko nawe mwabonye ko hari byo ntabwo yarengereye, yaravuze gutyo gusa, nyir'ubwite araza nyomoza ibyo yamuvuzeho birangiriraho, kandi ntabwo ari kubamwifuriza inabi no kumugirira nabi ngo amuhe icyo yamwemereye kumuha. So sindi kumuvugira, ntabwo ndi kuvugira super manager, ariko ndi kuvuga jewe situation y'isi turimo, ya industry turimo, ndi kuvuga situation yayo. Niki cyagusekeje muri interview ya Vava na super manager? Cyangwa se cyagutunguye? Nasekejwe ntabwo natunguwe n'ibintu byinshi. Iyo interview ntabwo nari niteze ko Vava afite ibisubizo nka biriya hafi, ahita asubiza atabitekerejeho, kandi ibisubizo birimo amagambo aremereye. Icyo kintu cyarantunguye cyane, bitambona ko babandi bamwita kwa kundi bafite no kumwitondera cyane. Hanyuma ndashaka noneho tujye mu buzima bundi busanzwe. Ubundi Layira ni muntu ki ahahiseye? Wa mugani hari umuntu ushobora kubona Layira tukabona ni umudamu w'inzobe mwiza, ariko umuntu agashobora kuza akavuga ati wari uzi n'ibindi. Tuzi ko burya Layira ni urugero, mbere y'uko ashaka ni urugero yigurishaga, ni urugero akabyumva gutyo, cyose uzi ko mbere y'uko ashaka uriya mugabo cyane kandi amwemera yari yarabyaye abana 3, mbese ugasanga iyi si ya entertainment wa mugani umuntu avugwaho byinshi bitandukanye. Mbese undi uri muntu ki nyuma yo kuri manager wa Dore IMBOGO? Ntabwo jewe njya nterwa isoni cyangwa ngo nterwe ipfunwe n'uwo ndiwe, n'uwo nahoze ndiwe, naho nkomoka. Ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 12. I'm the last born, ndi kadete. Ntabwo turiho twese, twabaye i Burundi niho navukiye, twese niho twavukiye. Tuza nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Naje nkiri muto, hanyuma nari mfite imyaka 5, nkiri umwana, nize amashuri abanza, yisumbuye na kaminuza mu Rwanda. Nshaka umugabo ku myaka 21, mbyara abana 2. Ntabwo nagize amahirwe yo gukomeza muri urwo rugo, nza kuruvamo bitewe n'impamvu z'abashakanye. Bitewe n'impamvu z'abashakanye ni nyinshi. Mbaho igihe gito gutyo, ndi single mother. Nyuma nza kugira umugisha, Imana irongera impa undi tubana. Hanyuma ndashaka utubwire gato mu rugendo rw'urushako, ntago ndi bubyinjiremo, ni cyo kintu wabonye abantu bagakwiye kwitondera, cyangwa se wabonye nk'igikomero ukavuga uti nubwo abantu bubatse bajye bitondera kino kintu, kuko nanjye uyu munsi ndanezerewe mfite umugabo tubanye dushyize hamwe, ariko iki kintu cyakitondewe mu rushako, cyangwa se kuba tarashaka, cyangwa kuba ari kwerekeza mu nzira yo gushaka cyangwa gushakwa? Buriya mu rushako, urugo ni uruganda ruba rugomba
gukorerwa management itandukanye n'izindi projet n'indi mishinga y'ama companies n'ibiki ni company yihariye habamo byinshi ikintu kiba kigomba kugenderwaho cyane no kwihangana ariko ukareka no kugerageza kwihangana kwa mugenzi wawe kuko hari igihe mugenzi wawe yihangana ukamuremerera bikarangira buze kwihangana kuko ntabwo abantu bagira kwihangana byiteka hari igihe baravuga ngo ni intwari ngo ijya sinzi ukuntu babyita ngo igitezuka ku rugamba hari igihe haba kwihangana kuba kwarangiye uko nguko wowe ufite kuba kwarangiye abantu bajya birinda kubwirana amagambo mabi kuko umuntu ashobora kugukubita urushyi akaguca igisebe ukereka mugenzi wawe ati dore rwose nahohotewe n'iki akumva akababaro kawe ariko ijambo ribi ni ikintu gishobora kugutera igikomere inside muri wowe mw'imbere undi muntu atabona utabona n'uburyo ujustifiya utabona n'uburyo ugira gute wereka abantu ngo babone koko uri guhohoterwa donc sorry sinzi ukuntu ndi bubyite uri kubangamirwa ubwo rero muri kwa kwihangana iyo uri gukomeza gukoresha ayo magambo akomeretsa umuntu inside atari bunabone n'uri bumuvura icyo gikomere kuko hari ibikomere bitajya bivurwa igikomere cy'uruguma wagishyiraho imiti kikuma ariko igikomere cy'umutima biragora so iyo rero wakomeje gukoresha ibyo bintu gukomeretsa umuntu umutima cyane niho habura kwihangana bigatuma nabyita ko umubano wanyu wangirika so abantu bajye birinda ibyo bintu kandi bagire kwihanganirana bagire ibyo bumvikana bitagenze neza bagerageze kubikemura uyu munsi ni cyo kintu utakihanganira mu rugo rwawe wagize amahirwe Imana yatanze andi mahirwe ya kabiri ubunguka navuga umutware ni cyo kintu gishobora kuba ukavuga uti noneho turatandukanye divorce ibayeho ikintu ntakwihanganira ni umuntu wica uwo ndiwe mw'imbere umuntu wica ushobora kwangiza umuntu wa nyawe ndiwe w'imbere uwo ntabwo namwemerera ntabwo namuha ayo mahirwe uri w'imbere umuntu w'imbere ndavuga roho ni wa mutima kwa kuko burya roho iyo yangiritse n'ubwonko urangirika kandi burya ubwonko bajya bavuga ngo ubwonko bw'umuntu niyo ntwaro ya mbere ishobora ni wowe ubugira intwaro buriya abantu twese dufite ubwonko abantu twese dufite brain dufite intekerezo ariko wowe ni wowe ubugira intwaro ntabwo ari ukurasana kuko abantu bose ntituzaba abasirikare intwaro ni uguhangana n'ibibazo by'iyisi ni uguhangana n'ubuzima rero iyo ya ntwaro yawe yangiritse ubuzima bugushyira hasi ntabwo uba ukiri wa muntu wo kubasha kugera ku ntumbero zawe z'ubuzima ushaka kubamo uwo rero ushaka kwangiza intwaro yanjye ntabwo namuha ayo mahirwe ntabwo bishoboka hanyuma ni ukuvuga abana babiri ugize umugisha ubu wajya gusaba Imana nzabona umugabo ariko wahita yemera n'abana banjye ese iyo uza kubona nka wa mugabo ukamukunda ariko akaba yakubwira ati abana ntago nahita mbakira buriya umwana ni nka kimwe iba ari nka kimwe mu gice cy'ingingo zawe wowe uje ukankunda biba bisa nkaho uvuze ngo nkunze wowe rayira iki gice cyo hejuru gusa icyo hasi ntabwo nkukunda rwose uwo muntu nta mpamvu yo kumuha ayo mahirwe kuko nimba akunda igice kimwe se ikindi warumva uzagishyirahe ntabwo nari bumuha ayo mahirwe hanyuma bawumva uzongera guteganya kubyara ryari Layira muteye isoni leta y'u Rwanda babiri I like it and you're proud sibyo yuko ufite abana babiri ariko kutubwira uti ariko hari n'undi nifuza ko tuzunguka na wa mutware wanjye leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu kubyara abo bashoboye kurera muri make babiri nibo ugifokasinga by'aka kanya abo babiri nibo tubashije kurera
yenda ubushobozi bw'uwo wundi uziyongeraho cyangwa abo bandi nibumara kuboneka tuzabyara kubera Imana. Leila, ntago ndi bukubaze ngo ukivuga, ariko hari igikomere cy'urushako wagize. Twebwe uyu munsi si ngombwa kwagisohora, ariko ubyibuze umutima wawe wicara ukavuga uti Imana, sinzongeye guhura n'igikomere mu rushako nk'icyo nahuye nacyo bwa mbere. Twebwe tutabona, donc kiri inside. Twebwe nk'abana abantu tubona Leila araseka, aranezerewe. Umuntu nakunze watarankundaga, ngira ngo ni nabyo nkora ntekerezaho, kuko narabisobanuye. Amateka yanjye y'urushako narayatanze nayo amateka yanjye y'urushako narayatanze. So nasobanuye ku buryo ki nakunze umusore, turakundana, turabana, bisa nk'aho ari igihe ubishyizemo imbaraga mu mibanire yanjye nawe. Ntekereza ko ariyo mpamvu atabihaye agaciro ntibibe successful. So mba mvuga ati banza yenda narakunze umuntu we ntankunde. Ariko Imana itanga neza kandi isubiza neza. Ndayishimira cyane. Bumva utishimiye cyane. Rero uwa mbere burya nukamurebeho uvuga uti nabonye unyemera, nyemera uwo ndi we, anyemerana n'ibyanjye byose. Imana imuhe umugisha nawe. Amen. Si byose uwo muntu nagaba ari uwawe, wa muntu wa mbere. Burya Imana ibonye ko umuntu wamuganisha no kubana ugasanga birangiye nabi, mwarapfuye cyangwa se nawe urapfuye yasize ubuzima. Exactly. Rero Imana ikavuga utababa no kugira ngo umuryango wa Leila cyangwa se inshuti abavandimwe bazagire cya gikomere cy'iteka ryose. Reka uno muntu mumuhungishe muhereza andi mahirwe ya kabiri. Si byose. Kandi uyu munsi Leila murabona arasa neza, arishimye, araseka, mbese murabona ko n'abaseka, urabona ko rwose urushako rwaramushimishije, yaranyuzwe. Si byo Leila? Yego. Uranyuzwe? Ndanyuzwe pe. Hanyuma Leila twikomereze, navuga ngo kuba uri manager, tubwire, uri umumama, ufite akazi, ufite inshingano zo kwita ku rugo, n'ubundi dusanga ari ibyo urimo ntibituma hari inshingano z'urugo wirengagiza, ariko byibuze umutware arabyumva ukamubwira uti ngewe gutya ngiye mu interview for 2 hours, gutyo ukabona n'umuntu byumva ugushyigikiye. Niyo mpamvu musabiye umugisha, kandi iteka niyo nsenze musabira umugisha. Nukuri Imana imuhe umugisha. Ntabwo ari wa muntu wirebaho wenyine, areba no ku bandi. First of all, mbere yuko andebaho ko mvunika cyangwa ngira gute, anareba no kuri uwo ndi gufasha, akumva ko sindimo nkorera ubusa, ntabwo ndimo, hari icyo ndi gukora, hari icyo ndi gukora kandi nkorera abandi, kandi ngira ngo gifitiye inyungu sosiyete yose. Niko mbyita, reka mbyite muri ubwo buryo. Nimvuga sosiyete yose, igikorwa nakoze abanyarwanda barabizi, benshi muri comment narabibonye bandika ngo twose turagushimiye ko waratuzaniye iyi mpano yaduhaye ibyishimo. Aha komoka nabo barabivuze ati twose turagushimiye, waramufashe neza, kandi natwe hari ibyo arimo tugezaho kubera biturutse mu byo wamukoreye. So ibyo ni ibintu binshimisha, nkumva mbaye proud of that, kubera yuko ni gake uzakora ikintu ugashimwa. Buriya iyo ukoze ikintu ugashimwa biba bisobanura ko wakoze neza, kandi na wa wundi yabona ushimwa aravuga ati burya wa muntu ntabwo yayobye, ntabwo ari mu nzira mbi, ari mu nzira nzima. Hanyuma nibaza n'iki kibazo uno munsi Dore Imbogo n'umuntu avuga umaze kumenyerwa n'abantu benshi pe, benshi cyane, ariko bamwe basa n'abanenga, ntago ndeka kubivuga, ati ntago hari igihe atamenya ko ari kuri kamera. Urugero rumwe ati ngo kubwira mama we, ngira ngo arabonye interview, rimwe na rimwe ati dore gutya, ati ibyo bisatsi byawe, tukabona ko rimwe na rimwe yibagirwa ahari. Ese ujya umuganiriza ukamubwira ati byibuze niba uri kuri kamera bigenda gutya, umubyeyi mbese wabonye ko bamwe bababajwe ngo nuko yabwiye mama we nabi? Ngira ngo iyo interview arayibonye. Ntabwo interview nyinshi nzireba, ariko hari twinshi tuba tunshamo gutyo nkatwumva, yenda ntanarebye icyo kiganiro ariko nkabona uwabivuzeho. Ntekereza ko ntabwo kuba yarakoresheje iryo jambo ari uko
ari uko amwanga akunda mama we cyane. Yego. Mama we cyane aramukunda, n'ibintu byinshi abateganya, n'ibintu byinshi akora, n'ibintu byinshi avuga biba birimo imishinga ateganya gukorera mama we. Yego. Ntabwo amwanga, nta nubwo kuba yaravuze gutyo harimo gushaka kumusuzuguza cyangwa kumuvuga nabi, ahubwo ni kwa kundi abanyamakuru nabo bafata ibintu byose Yego. babonye. Nk'ubu ugasanga ndi gucyaha umwana, si mwanga, ariko nako ukagafata ukagashyiramo. Abanyarwanda ntibabyumve nabi, n'abandi bamukunda ntibabyumve nabi, ngo bumve ko ari umwana wubahuka umubyeyi we, bumve ko ari umwana utamenya ibyo avuga n'ibyo asigaza. Yego. Buri wese agira uko atera. Jewe mfite uko nteye, n'undi afite uko ateye, nawe ufite uko uteye. Rero kuba afite ukuri kwinshi, nubwo bajya bavuga ngo ukuri kwinshi si kwiza, ntabwo turi bubimuzize, turi bumuterera amabuye. Kuba hari ibyo avuga agashyira hanze, yes, turabimuganiriza rimwe na rimwe, wamara kumubwira ati bijya ubireka, yasubira kuri kamera ati nubwo bambuza kubivuga ati rega mbivuge. Yes, hari ibyo ataramenyera. Iyi si ni nshya kuri we, iyi si ya social media ni nshya kuri we. Ikindi ntabwo we, she's innocent. Ari we ayifitiye ukuri, kandi nawe arabivuga ati jyewe ukuri nzakuvuga. Ati njye mvuga ibyo navuganye n'Imana yanjye. Ati njye mvuga ibyo navuganye n'Imana yanjye. Rero biragoye, ntabwo wacecekesha umuntu mukuru nka kuriya, kuko Vava ni mukuru, afite imyaka 24 yarabivuze. Ntabwo rero wabona avuze ikintu ngo umubwire ngo ceceka, ngo umucecekeshe, kuko hari naho abazakivugira utari. Gusa hari ibintu byinshi cyane nko mu nshingano zanjye nanjye nakabaye bibaye mpari, ntatuma bisohoka, kuko nk'ako kantu kajemo nabivuze kabereye iwabo sinari mpari. Iyo nza kuba mpari ntabwo nari gutuma kajya hanze, kuko ndamuzi, si urwango yabivuganye, si uko ari uko asuzugura n'umwana wubaha. Ariko reka rwose dusaba abanyamakuru bajye bagira nabo ibintu bavuga. Hari umunyamakuru mubo yagiye akorana nabo, twebwe n'abandi batandukanye, ushobora kuba wenda ari ikosa yagukoreye, ukavuga uti abanyamakuru biba byiza burya natwe navuga ngo ntago turi perfect, kuvuga uti hari wenda abanyamakuru mujye mugerageza aha naha mugenze gutya, kujya wenda n'ubutaha tujye tumenya nk'abanyamakuru ese gukoresha Vava ni twakitwara ute, twakora iki, nubuhe buryo mbese natwe twagerageza bikaba bitateza ikibazo kuri Vava ndetse no kuri manager we. Amakosa yo ni menshi, ngira ngo nayo yose ibyo nk'ibyo nyine byabaye nayo ni amakosa. Ariko iyo uhamagaye umuntu ukamuganiriza ukamubwira ati bisimbishaka, ntuzasubire, arakumva, ukumva ko nawe nyine yabikoze. Ni ya showbiz. Ejo wajya kubona ukabona Raila bamushyize hanze yicaye kuri po, bijya bibaho. Ari nka editing, yes, ari nka edit bakoze, cyangwa se ari n'ibyanyabyo bakansanga ahantu nibere mu kantu nashaka ukajya hanze, ukabona banshyize hanze. Ni ya showbiz wishagarariye uri mu rugo gutyo, ukabona babishyize hanze. Ni yasi nyine turimo. Iyi si ya showbiz itandukanye n'iyi si yindi abantu babamo. So ariko iyo wabwiye umuntu uti nyaboneka ibi bintu ntuzasubire, nawe yari umuntu arumva. Kandi burya iyo umubwiye ati ikosa ni ikosa, iyo arisubiriye ubona ko abikora nkana kugira ngo asebye yandagaze uwo muntu. Icyo gihe yabisubiriye hari ukundi kuntu bigenda. Ariko first of all ntabwo ahita wirukankana umuntu ngo umukinagize, kandi tuzi neza ibyo turimo, formula yabyo, ngo mwirukankane, ntabwo wabuze ibintu urimo. Ikibazo cya nyuma, nagiye mbona comment nyinshi ati manager kukiyita Vava umwana, ati kandi ari mukuru, ati kandi ari wa muntu ugeze igihe cyo kuba yarongorwa, ati aho nashaka kumwicira isoko, ati manager rwose akakana kumeza avuga umwana, ngira ngo arabibonye, atajya mwita Vava cyangwa se atari kakano ko kumwita umwana nawe akabaye too much. Maze iminsi ndi kubikoramo imyitozo kugira ngo ibyo bintu bimvemo. Ntabwo ari uburyo bwo kumwicira isoko, kuko si mwanga, nta nubwo mwifuriza ko atashaka. Ariko nabo barabiza abantu, umwana kwita umuntu ngo umwana, usese nakwita ngo umwana mwiza.
ubuze sinavuga ngo sha papa wanjye n'umwana mwiza ni papa n'umubyeyi wanjye yarambyaye ariko nkavuga nti sha papa n'umwana mwiza donc nibyo umuntu nyine uri hafi yawe cyane umuntu ni muri iyo sanse ntibakabifate nabi ngo babyumve nabi wakomeje kumva ko no mu mvugo nagiye nkoresha haraho byageraga nka bikagarukira hano maze iminsi ndibikorera imyitozo nkatari mvugana ariko mbyikuramo ariko rwose bibifata nabi ntabwo mfite intention yo kwicira uyu mukobwa isoko nabyo nari mbivuze kuko mwifuriza ineza mwifuriza ibyiza ntabwo ndi uwo muntu wo kuba Laila wakoze cyane byinshi uyu munsi babikumenyeho bamenye Laila wahahise wamuganiye ejo hatazaza umuntu uti Laila iby'urushako byaranze yari we mu bino urugero kandi koko inzu y'abantu babiri nibo babaziranye bafite uburenganzira bwo kubivugaho yego ubona aza akabivugaho azahe n'abanyarwanda ibimenyetso yego abereketi rwose buriya ntari nararanaga nabo mu gitanda ndabizi neza ko yananiranye dore ngibi ibimenyetso ndabizi ubuzima bwabo ndabuzi nabanaga nabo mu rugo rwose naho abanyarwanda ibimenyetso I'm not innocent ntabwo ndi innocente mu rushako rwanjye rwa mbere rwananiye suko nta makosa nagiraga hano utagira amakosa nari nyamafite na menshi pe hari ukuntu ushyira ku munzani ibintu urabona umunzani igira balance ebyiri iyo ushyizeho ukabona bimwe biraremereye ibindi ubwo uhita ufata umwanzuro ibyanjye byarandemereye so mfata umwanzuro yego kandi koko wa mugani urugo n'urwa babiri njye njya ngo kubwira abantu ati ntuzavuge ngo uriya mugore uzi ukuntu ari mubi cyangwa se umugabo ushaka kuganira n'umwe akubwira ibyo agana n'undi akubwira ibye ariko abantu babiri si byose mu nibo babaziranye hagati yabo njyewe nta nubwo njya mpatira abantu kunyemera yego nta nubwo njya mpatira abantu kumva ukuri kwanjye icy'ingenzi ni uko Imana ibinyemera inaza ukuri kwanjye ibindi byo ni compliment wakoze cyane kandi ukomeze muri iyo nzira ube manager mwiza ukomeze nyine utange show ku banyarwanda babishimye sibyo yego wakoze urakoze nawe wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. GASARO TV.